Ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda bwatangiye kera, cyane cyane mu turere two mu burengerazuba n'amajyaruguru y'igihugu, ahari amabuye menshi y'agaciro nka kasegereti, urufuramu, koruta ndetse na zahabu. Ngororero ni hamwe mu hantu habonetsemo amabuye y'agaciro mbere y'uko abakoloni batangiza ubucukuzi bwa kinyamwuga. Mu gihe cy'ubukoloni ababiligi bateje imbere ubucukuzi muri iyi zone, aho bashyizeho kompanyi zicukura amabuye. Nyuma y'ubwigenge ubucukuzi bwakomeje kwaguka, ubu Ngororero hakaba hubatse uruganda rutunganya koruta ndetse na gasegereti ruzwi nka Rukaragata Mine. Uru ruganda rutunganya amabuye y'agaciro cyane cyane koruta ikenerwa mu ikorwa ry'ibikoresho by'ikoranabuhanga, rukaba ruherereye mu murenge wa Ngororero n'ubundi mu karere ka Ngororero. Mu guteza imbere imibereho y'abaturage, rwatanze imirimo ku bantu barenga 150 barimo abakora mu bucukuzi, abashinzwe gutunganya amabuye ndetse n'abandi bakora mu nzego zinyuranye. Bamwe mu bakozi twaganiriye bavuga ko iyi mirimo ibafasha gutunga imiryango yabo no kwiteza imbere muri ubu buryo. Uruganda umuntu abasha kubona mituweli, niba narindi mu muhanda wenda nifite akagare nyonga, yabashije kuba rwahankura nkaba bona ko mu muhanda w'inigare nta kintu wabasha kuhakura, amafaranga tuhakorera nta kintu yatumarira, ariko hano ubona agashara gatubutse, ubasha kwambara agapantaro keza, nubona akabona ko usirimutse. Runo ruganda rwaduteje imbere, mbasha kubona mituweli narayibonaga rwose y'abana 2,900, mbo rero mbasha no kubaka mbese ahantu mbubu hameze neza. Ibyo nkora nyine bigavamo nkajya wenda umuntu umusore wenda mfite narubatse, mfite inzu, ndi hafi kuzana n'umugore. Uganda rudufasha guteza imbere imiryango yacu, abana bakabasha kwiga neza, tukabona minimivare yo kubishyurira, kandi tukabona na mituweli tukayibonera ku gihe, tugatunga n'imiryango yacu neza, ugasanga ibayeho neza. Ubuyobozi bw'uru ruganda buvuga ko bugamije guteza imbere abaturage bo muri kano gace ndetse no gukomeza gushyiraho ingamba zo guteza imbere imibereho y'abakozi. Rusizana David, umukozi wa Rukaragata Mine ushinzwe kongerera umusaruro uruganda mu buryo bw'imibare, aragaruka ku musaruro w'uru ruganda ndetse n'ishusho y'abakozi barwo. Uru ruganda rwoza ku isaha toni 50, bivuze ngo niba dukoze amasaha 20 rufite ubushobozi bwo koza toni 1000 z'umucanga, zifiro z'ibyavuye muri mine, rugasohora bitewe na grade, bitewe n'ibyo twogeje, rugasohora hagati y'ibiro 800 na toni n'igice by'umusaruro. Umusaruro uvanze koruta na gasegereti, muri ibyo ngibyo 60 bari koruta, 40 bari gasegereti. Abakozi hano hejuru ya 80% ni abakozi bari lokale. Abanyarwanda bakora hano muri Power M ni 99.9%. Ko umunyamahanga ukora hano muri no company n'umwe wenyine, ari we CEO, abandi bose ni abanyarwanda. Bivuze ngo nabo 20% batarabinaha, naba bafite ubumenyi butabasha kuboneka inaha hano mu karere ka Ngororero. Uretse gutanga imirimo, uru ruganda runagira uruhare mu guteza imbere akarere ka Ngororero binyuze mu gutanga umusanzu mu bikorwa remezo no kurengera ibidukikije. Kugeza kuri ubu ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro burakorwa henshi mu gihugu, ariko uturere turi imbere mu musaruro ni Ngororero, Rutsiro, Muhanga, Gicumbi na Burera. Aha ni Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba. Nanjye Nditanga Ishatse Lionel.